Ibihe byiza mwebwe mwahisemo gukanda subscribe. Perezida tayari mu kibazo cya Rayon Sport. Perezida yifatiyemo yinjiriye mu kibazo cya Rayon Sport. Akavuyo kari muri Rayon Sport kaba kagiye kubonerwa umuti. Nyuma y'igihe kinini buri wese akurura yishira. Nyuma y'igihe kinini ubugambanyi bukomeye buri muri Rayon Sport. Nyuma y'igihe kinini Rayon Sport irimo ibidashoboka, hagiye kuzamo ababishoboye. Mwegere hino tugiye kubana muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza kigiye kugaragaza amabi abera muri Rayon Sport, kigiye kubahereza breaking news mu ikipe ya Rayon Sport, kigiye kubahereza nyirantarengwa mu ikipe ya Rayon Sport, ubundi ubuyobozi bukikorera ibyabwo mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport si ya Tade, Rayon Sport si ya Muvunyi, Rayon Sport si ya Prosperi, Rayon Sport si ya Gwagacondo, Rayon Sport si ya Uwayezu, Rayon Sport si ya Munyakazi, Rayon Sport si yanjye, Rayon Sport ni y'Abanyarwanda, Rayon Sport ni y'Abaturarwanda, Rayon Sport ni ikipe y'abaturage, ni ikipe ya leta. Rayon Sport niyo kipe ya leta yonyine iri hano mu gihugu, hagakurikiraho Amavubi. Ibyo mubyemere, munyandikire muri comment ngo Rayon Sport niyo kipe ya leta, kuko leta ni umuturage kandi Rayon Sport ni y'abaturage. Bisobanuye ko nyuma y'Amavubi hahita hakurikiraho Rayon Sport. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bwiza bw'igihugu butureberera umunsi ku wundi, umunota ku wundi, ntabwo buri buze kwemera na gato agatogo ko gakomeza kuboneka mu ikipe ya Rayon Sport. Mu kanya gatoya abasaza baje muri Rayon Sport, ibintu barabivanze. Mu kanya gatoya bahiritse cyangwa se batesheje umutwe ngo Yesu Jean Fideli abasigiye ikipe, ibintu birakomeye. None ko uyu munsi twagira Yesu Tade yamaze kwiyegereza uwa Yesu Jean Fideli, akiyegereza Munyakazi Sadat, abo bose ntabagiye bahabwa cyangwa se baza ku buyobozi bazanwe na Paul Muvunyi. Nyuma yaho ibyagiye bikurikira mwarabibonye. Hari amaradiyo amwe namwe abereyeho gusenya abayobozi bari muri Rayon Sport, abirukanisha, abavuga nabi. Mwitegure, mugiye kumva iby'amaso yanyu atarumva, iby'amaso yanyu atarabona ntabyo muri bubone uyu munsi, ariko mugiye kumva iby'amatwi yanyu atarumva. Mwegere hino rero, ariko mbere na mbere reka ngusabe ukande like, ukande subscribe, ubundi ukande share ndetse no kukazogera, ibintu byose birushaho kugenda bimera neza. Ndashaka kureba umureyo wa nyawe, umureyo wa nyawe ubabajwe n'uko ikipe irimo iratsindwa. Umureyo wa nyawe ubabajwe n'uko Rayon Sport irimo iratsindwa, nakande subscribe, ubundi hano niho ukuri kose kugiye kujya kuvugirwa, kwa kuri kuryana mu matwi. Nimutungurwe no kuba polisi yaniganye ifuro ikipe ya Rayon Sport na Gasogi yazi kabikora. Impamvu ni iyihe? Muri Rayon Sport nta mutoza, Rayon Sport ntitojwe, barakoraho bagahirima. Aya Bongare Betsa akiri muri Rayon Sport na Robertinho mwabonaga Rayon Sport, kandi icyo gihe ntitari yaraguze abakinnyi. Uyu munsi muri Rayon Sport urashaka uri ugutsindira igitego ukamubura. Bafashe imbaraga zose bari bafite bazishira mu kubaka ubuyobozi, bazishira mu guhangana, bazishira mu kudatahiriza umugozi umwe. Uyu munsi buri umwe wese ajyamye mu mashuka y'umweru, arimo arareba Rayon Sport irindimuka, ntashaka kugira icyo akora. Rero mwegere hino, ubundi tubane muri iki kiganiro tugiye kurambura ibintu byakomeye i Nyarugenge. Amazi ntakiri yayandi, utazi koga amazi uruzi ruramujyana. Abafana ba Rayon Sport nibyo koko ni benshi, ntawe uteze kubahiga. Niyo mpamvu uyu munsi wa none njyewe ndababaye, n'abankurikira kuri Hot Rwanda bakunda ikipe ya Rayon Sport barababaye. Mwegere hino tumarana agahinda, mukane subscribe. Ariko impamvu bababaye ni iyihe? Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe yamenyereye gutanga ibyishimo, haba mu kibuga, hanze y'ikibuga. Mu kibuga nuti iyo abakinnyi ba Rayon Sport batsinze, buri mukinnyi wese icyo cyumweru kimara ariho neza, akanyenyeri kamugera atazi yo gaturutse umunsi ku wundi. Iyo batsinzwe no kwishura inzu byagorana.
icyo ni kimwe, no kubona yo kubahemba byagorana. Ibyo byose birategwa na misi communication iri mu bayobozi ba Rayon Sport. Uburo bwinshi sibwo bugira ute kandi abahigi benshi bayobeje iki? Binasobanuye ko uyu munsi wa none kuba Rayon Sport yikoreye abaperezida barenga 12, buri umwe wese ashaka kugira ijambo kuri mugenzi we. Uwo ni umwanda uri muri Rayon Sport ugomba guhanagurwa, tukamenya ngo umuntu muri Rayon Sport ugomba kwibazwa n'uyu. Wenda bagashaka bakavuga ngo nyuma y'imyaka 3 cyangwa se nyuma y'imyaka 4 uyazavaje, nyine bakagenda bakurikirana buri muyobozi akora mu gihe cye, ntabyo kuza kuvangira umuntu. Urazana umutoza from nowhere, umutoza yakinye imikino ingahe, atsinda ibitego 100 niba ari na 12, atsindwa ibitego 90, ariko kuko ushaka injyawuro ukamuzanira Abareyo ngo bamugure. Uragenda uzane abakinyi, uzane umukinyi udashoboye kwiterura ngo naza kine muri Rayon Sport, uzane umuzamu mbona bihita ngo naze afatire Rayon Sport. Muri Rayon Sport harimo ibihanga, harimo agapingane, ku buryo hari amakuru nigeze kugwa havuga ngo hari bamwe mu basaza ba Rayon Sport, mu bayobozi ba Rayon Sport, bifuza ko baba bafitemo abakinyi kugira niyumva mu mufuka yatangiye kunanuka abetinge papa. Man, narabyumvishe amabere yikora ntonza, avuga ati uyu mwanda uri muri Rayon Sport bite. Ibaza aho umutoza muzima avuga ngo noneho kugira ngo batabona ko byanze mu mpangira ikipe aba ariyo nkinisha. Ibaza uwo mutoza ngo ni umutoza ngo watsinze Rayon ngatsinda AP muri sezi ishize. Icyazweho ni ukudefanda, icyazweho ni muri make simbizi afami ya Rotifi nasoke muri Murera. Aba basaza bose basoke muri Murera, hasigaremo umusaza umwe, bajye ku ruhande bayifashirize ku ruhande bite n'urukundo bayikunda. Umwe navaho hinjire mundi, simvuza ngo nibayivemo burundu, ahubwo bo nibavuge ngo hagiye kuyobora wenda Tade ageze iki gihe niki, nitubona yarayoboye neza akomeze, nitubona yarayoboye nabi aveho hajye hundi, bagende batora amamanda. Atariko uwemerewe gutora, uwemerewe kongera kuyobora Rayon Sport n'uwatanze amafaranga nibura. Bashoho n'urugero bavuga ngo kugira wemerewe kuyobora Rayon Sport niko nibura ugomba gutanga nibura miliyoni 300 muri Rayon Sport ku mwaka. Ubwo urumva azavamo atanze, namara imyaka ine azavamo atanze miliyari 1 na miliyoni 200. Cyangwa se bavuge manda yose ni ukuba ufite miliyoni, manda y'imyaka 4 ni ukuba ufite miliyoni 300 ushoye mu ikipe. Kandi noneho uzemererwa nawe kuza kwiyamamaza kuyobora Rayon Sport, nibura n'ushobora gutanga miliyoni 50, nibura miliyoni 50 ku mwaka. Miliyoni 50 ku mwaka nuko bana abasaza 12 urasanga ari miliyoni 600 ku mwaka zinjiye, zigasanga za miliyoni 300 abe miliyoni 900. Ibyo ngibyo bizaca akavuyo kuko utayafite ntago azavuga ngo Rayon Sport nayijyamo nayiyobora. Habe hayoboye uwo mwumvikana, habe hayoboye uwo mutumvikana, umenye ko buri mwaka ugomba kuzana miliyoni 50. Imyaka 4 niba ariyo batanze ya manda izashira umaze gutanga miliyoni 200. Nurangiza uzuyobore Rayon Sport n'ubundi utanze miliyoni 300. Ko na wa undi watanze miliyoni 300 nawe ugomba gutanga miliyoni 50 za buri mwaka. Noneho nibura bagende bibirindukaho, aba bari bo bitwa abasaza ba Rayon. Nawe uri umusaza wa Rayon usigaye ku munwa, uri umushomeri, ntacyo kuvuga, ntuherekeza ikipe, ntaki, ahubwo wewe uri muraduruvanga ushaka kongeramo abakinyi bawe bitsindishwa, ushaka kubana umuzamu wawe witsindishwa, wazanye urunduruntu mu Bareyo, inteko za buri mwanya, amategeko basi ose akamaro kasi iyo nakaye muri Rayon Sport. Ndabivuga mbabaye. Ibyo rero ntibikunda
muricara mushire hamwe, cyangwa se perezida w'igihugu yinjiye muri Rayon Sport kino kibazo agikemure. Muricara mushire hamwe mupange gahunda muri ubwo buryo, cyangwa se binjiye muri Rayon Sport bagira ute babikemure. Ku bwanjye buri muyobozi wese ugomba kuyobora Rayon Sport nibura nikaba afite ubushobozi bwo gushaka miliyoni 50 mu ikipe ya Rayon Sport buri mwaka, kandi none ugiye kuyobora manda agatanga miliyoni 300 zigomba gufasha ikipe zidasubizwa, ndetse akajya atanga n'izo miliyoni 50 za buri mwaka, ubundi akayobora ikipe. Aho ngaho nibura hazasigaramo bake beza, abatari beza bazikuramo. Ubundi ikipe gute iyobogwa n'umunwa? Yakayorwa n'umuntu ufite amafaranga. Niba atari ibyo rero, igihugu gifite abafatanyabikorwa benshi bazana muri uyu mupira, bazana muri Rayon Sport bikagenda neza. Rayon Sport nibayishakire umukire ayigure. Umukire nayigura kuko azaba yiguza, azaba yishoyemo, cyangwa se ibe iya leta ishogwemo na leta, igihugu cyose, apana kuvuga ngo ni y'akarere ka Nyanza. Wapi? Rayon Sport biraho imeze neza, iryoshe, ifite umujejeta faranga. Nibura ishake ngabo muri Katari baze bamenemo amafaranga, ubundi ikipe iryohe. Cyangwa ushaka abongereza baze bamenemo amafaranga, ikipe iryohe. Naho bino rwose niba tabigenza uko, ndahamya neza ko ibyo Kenisi yavuze Rayon Sport bazayitsinda. Rayon Sport pe, Rayon Sport ishobora kuva ku gikombe mbere cyane. Akavuyo twabonye muri Singida muri CAF Confederation Cup, akavuyo twabonye mbere yuko haba Rayon Day, bamwe badashaka kinaba, bamwe mu bayobozi w'ikipe ya Rayon Sport bari banze ko Rayon Day iba, bashaka gusebya Tade. Abo ngabo benshi ntibagaragaye hariya. Ibyo ngibyo rero bigomba gucika kugira ngo Rayon Sport ibe ikipe buri wese yifuza kwibonamo. Nibitagenda uko, wallahi wa rasul, ndakurahirira ko ikipe ya Rayon Sport muzayibona none iri ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'agateganyo. Mu by'ukuri akaba iri ku mwanya wa mbere. Yugira ngo habaye ubumwe bw'abasaza, ubumwe bw'abareo bwarakoze. Murakoze cyane, ibanga ni subscribe. Ini Hot Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kiruta ibindi.